Ana kumwafunzi. Ubwo kongeye gutaha wasinze. Wewe. Soma. Ntabwo barazi kugaraguye. Agacupa kararyoha. Hakuzi wagira ngo wagiye mu rwengero rwazo. Azinyo ariko. Hako zakunyweye. Zakunyweye pe niba utazinyweye. Urayiye. Ariko ndebera. Urabimweto. Ariko ubundi ko nta kazi gira amafaranga mwera uyakura he? Yewe bitishuti nyinshi. Izo shiti kukiza kurangira akazi. Abambwiye ngo kuri gatanu. Zatangira gukora. Muzakora iki? Ndahumura neza. Acyamwereke. Ikirashu. Ikirasingira to. Mama mushigera. Kuzi wajureka. Ibyo nduzo wakoye kunsiga nyanduza. Bane busiga ko. Akashusho utwara nabi. Nitwara nabi. Isi ubu buciye hera n'amacupa mu ntoki. Sikashizimo. Kabike. Ndeka ndeka. Ndeka. Sheri, ko muri saro naho umuntu agirira ntuza. Ikirashu. Agira neza sinuzi biki. Ko tuje. Uko si bini bikira none ibi ni ibiki nko kagira Imana. Nanjye narago. Wagiye. Ayagiye. Jeri? Jeri? Hako urashize koko. Akwishura sha. Bye. Bye. Zarugurira icupa ejo. Sheri. Ase uzajya ubyuka wicaye mu ntebe wirirwa wicaye mu ntebe wahagurutse ugashaka akazi koko. Ubu urabona nzajya nkora njyenyine ibintu nkabivamo. Ako si niba ntarabona akazi mu bigenze. Nese akazi kazakwizanira ahangaha. Aragashatse nararushye. Tujye tuvugisha ukuri. Guhera ku wa mbere ku wa kabiri cyumweru kikaza ikindi kikaza ukwezi kugatoboka wica ahangaha utegereje ngo ni ngiye uri konka mu mitsi yanjye gusa. Yakutangiye kundambirwa hano. Ntabwo ari ukukurambirwa nawe ubwaho wakwirambirwa. Ugomba guhaguruka ugashaka akazi ugakora kuko nge ntabwo ibintu nzabivamo jyenyine. Ariko ndarinze ndwara imyata ari uko nakeneye akazi. Inkweto zanjye zose nizahengamye. Kandi mbonye akazi none byaba ibindi. Ibindi se kandi gute? Waba uri gukora nanjye nkora bikabibazo gute? Ihanganira akazi kazaboneka. Ntabwo kandi ni kaburu zemera umpunge nicyo twashakanye. Twashakanye ko tuzajya tubana mu bindi mu byiza. Wivuga rero ko ari wowe ukora cyane kundusha naho nge nabo uko mfite. N'umugisha wanyu utaraboneka.
ariko wowe wumva nta n'isoni biguteye. ariko isoni zi uri kumbwira ngo isoni njyewe imyaka namaze ngutunzi nigeze ngira isoni zo kugutunga. Nigeze nicara ntugiye kumara umwaka wicara ngaha. none se akazabwiye wa mugore we nishyura abana amashuri nishyura inzu maha muri urugo urabona ngiye ntamaze kunanirwa. Bishimira Imana. Shimira Imana. Ikimugase ariko shimira reka tuvugishe. nabyashe rihaguruka ushaka akazi cyangwa ubyihorere. Iyo nabonye ikiraka sinakuzaniraga inkoko hano buri munsi. Ubu ngubu nibwo ubonye ko nta gaciro mfite. Suko ari nta gaciro ufite reka. Nawe bijye bigutera isoni kwirirwa wicaye mu nzu. Ntabwo ari ubushake bwanjye. Akazi naragashatse ndakabura ariko ntabwo ndacika intege kazaboneka. Icyo nkubwiye ni uguhaguruka nta mpamvu yo kugusanga aha ngaha nagusiza aha ngaha. Utegereje ngo umukozi azane ibiryo urye. Bitabaye ibyo. Umukozi aragenda usigara ukora kano kazi. Ntagakora ariko ntabwo ncitse amaboko. Ati mpamvu utangiye kujya umbwira nawe burira hari ndaza gutangira iperereza. Asanga hari ikibyihishemo. Ariko sheri utekereje ku mugambo nakubwiye. Ugomba guhaguruka ugashaka akazi. Siko bimeze? Ariko ngiye akazi ndakanze. Nese nimba utakanze ngo uryamye ngo ushaka iki? Ntabwo ndyamye hano kubera ubushake. Cyo nakubwira cyo ugomba guhaguruka ugashaka akazi. Kuko ngiye ntabwo nzabivamo jyenyine. Akigiye bimbwira ngo nabyumvise. Ugiye kuzana indirimbo. Sawa nimba wabyumvishe. Nabyumvise nawe ushaka. Ugiye gukora nawe urakizi. Ukajya urasubira umwana. Cyangwa nushaka n'ibindi mushaka gucuranga uzegere kuri Radio Rwanda. Ariko ubundi bitwaje iki? Sawa. Kangenzi. Oui, allô maman. Iyi muraho. Natwe turaho nta kibazo. Umeze mutese. Iyo ubuzima bumeze neza nta. Yego. Wenda gusa amafaranga yo ntabwo akiboneka nka mbere. Ariko hagize ikiboneka twaboherereza. Ntabwo twabibagiwe pe. Oya ndaza kureba nimugoroba nimbona harano nk'udufaranga dukeya uri ntatura. Ngomba kwitegura hakiri kare. Ariko se mwebwe iyo muhamagara umuntu umwaka amafaranga basi bamuzi ko nta mukazi agira. Umuhungu wanyu yicaye nta kazi agira ariko mwirwa mwaka amafaranga. None nutwakoreye ngagiye kujya tubaha koko. Ibi bintu ntago nzabyihanganira. Muzafata umuhungu wanyu mumujyane ajya akora abahereza apana kumona imbere yanjye. Yirwa yicaye ntakora ntagira gutera njya mutunze umwaka urashize nishyurira abana amashuri ngira gute buri kintu cyose nige ndi kugikora n'inzu nige nyishyura. None ngo abaha amafaranga mujye mugabanya Kigali nawe dufite duhinga. Soni aho ugiye kujya ubona ugiye kujyahereza iwanyu. Njyewe ndaho ndasamye ndirirwa ndirya nimara ndakora ngiye nyine uryamye kuba ufite ubundi buryo ubona amafaranga uhereza iwanyu. Icyaba kiza numva ari uko wabasanga ukabatunga muri kumwe. Sheri kuba magambo y'Yesu dudukije uvuze wayabwiraga nde? Sinyuko twavuganaga kuki atabanyukoze? Mama ntago ajya mpamagara mbaze by'amafaranga. Ayiwe none se telefone ko ari ngiyi urabona ninde wampamagaye? Urabona atari mama wawe? Mama
Singuye mama wawe. Ndi kuvugana na mama wawe. Mama ari hehe? Mama ari waguhamagaye. Nyereka mama waguhamagaye. Singiye telefone. Uyu ni ntabwo ari so mabuko. Uyu ntabwo ari mabuko. Ngo? Uyu ntabwo ari mabuko. Ati ukabwira